Hey my people, bimeze bite? Ni umuhungu wanyu ugarutse. Ubu noneho nje kukwereka uburyo wasiba profile picture kuri Facebook cyangwa ifoto ikuranga nyine. Ya foto uba washyize kuri profile, umuntu ajya abona profile yawe nyine akayisangaho. Ngiye kukwereka uburyo wayisiba nyine. Abantu benshi barabimbajije, ariko naje kubona uburyo bayikoraho sasa. Twagiye sasa. Ugiye gukora application ya Facebook yawe usanzwe, nurangiza uze ujye hano hari uturongo dutatu. Ahangaha wakande, nurangiza tujye hano hari profile yawe nyine. Ahangaha nurangiza ujye kuri profile yawe nyine. Nurangiza urahita uza ukande hano ahangaha nyine. Ahangaha mo hano mo imbere bariho ukanda. Ukanda hano hasi kuri see the profile. Ahangaha nyine urimo urabona see the profile picture. Nurangiza urebamo profile picture yawe ufite, ureba ayangaya yose urebe. Nurangiza numara kubona iyo udashaka nyine, urumva, urahita uza hano kuri tuno turongo dutatu hejuru. Tuno turongo dutatu nitwa uri buze ugakandaho. Nurangiza uhita uza hano hasi edit privacy. Edit privacy aba ari ukanda. Nurangiza uhita uza ukande hano hasi handitse ngo see more, uhakande. Nurangiza ukande hano handitse only me, uhita uhakanda. Nikamara kuba kano kadomo kagiyemo gutya, kamaze kujyamo, uhita uza wikandira hano hasi handitse done. Ahangaha uhita uza uhakande. Tayari ubu ngubu nta muntu uzongera kubona iyi foto nyine ureba hano. Niba yari profile picture yanjye yawe, nta muntu n'umwe uzongera kuyibona. Nta n'umwe uretse wowe wenyine wemerewe kuyibona. Nta wundi muntu uwo ari we wese wayibona. Wakora subscribe kandi kuri like, muri comment wandikemo ikintu nazagukorera nyine. Nabwira ko n'abantu bashaka international TikTok, nkwigisha uko bayikora ku buntu, nta kintu na kimwe ngusabye. Wowe icyo ngusaba nyine cyonyine ni ugukora subscribe, ugakora no kuri like, ukanayisharinga ku nshuti zawe nazo zikabimenya nyine. Turi kumwe, ciao ciao.